Yes, ibihe byiza rero ndagusuje ubana twe kuri Niki Official. Tuje mu nkuru z'ubusesenguzi ku biba byagiye bigenda bigaruka kenshi cyane mu matwi y'abantu. Aho kurikirana amakuru rero ya politiki, diplomasi, umutekano n'ubutabera ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, ndagusuje cyane ugira ibihe byiza. Reka rero noneho twanzike tuganire ku nkuru hari inkuru eshatu tugiye kugira icyo tuvuga, ariko zose zifitanye isano. Inkuru ya mbere ni Tshisekedi kuva mu nama igitaraganya ku nama yaberaga muri Kenya muri Nairobi. Ni inama yagize mate aho yaravuye yitwaye gute mu bijyanye n'itangwa n'ibimenyetso biza mbere yuko ikintu kiba. Ni ibiki byabaye kuri uyu mugabo? Ese umuntu bita Jarike Habyarimana birimo kuvuga ko yaba yamugeze i Walikale aho bita Pinga na groupement niba ari localité, ushobora kuba ari groupement, akaba yamaze kugira amashyamba ya Walikale hariya aho bita muri Pinga, aho ngagiye gutera akanyabugabo abo muri FDLR, umutwe urwanya leta y'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda. Hanyuma ndanakubwira umugambi wihishe inyuma, turanasesengura ntabwo mwubwira ntabwo umuzi neza, ariko turaza kwibaza kubera iki leta y'u Rwanda yikanga ingendo za Jarike muri kano karere. Ese ubundi ni ibiki byaba bishobora gutuma bamwigirira ubwoba? Ibyo rero tugiye kuganiraho kugira ngo dukomeze tugende tubivanamo neza. Urasaba yo kuduha subscribe, ukaduha like, ukaduha share, comment, bigakomeza tukabana. Hasigaye rero reka dukomeze twanzika gutya. Umugabo bita Tshisekedi rero agira gutya ku munsi w'irahira rya perezida wa Uganda Museveni Kaguta, agira gutya umuhango utararangira arasimbuka aravuga ati reka njye Nairobi njye muri iriya nama ndebe uko bimeze. Agezeyo rero mu nama asanga ku mwanya w'abantu ufite muri gahunda bagomba kugira icyo bavugira muri iyo nama, asanga ntariho. Akimara kumenya ko atariho kuri gahunda, ahita yikubura naho ahita hava igitaraganya. Yaragamije iki rero? Nicyo cyatumye ahita yivumbura. Ubirebye ntabyo yavuze, ariko byagenda kose opportunity cyangwa se uburyo bwose leta ya Congo ibonye ikoresha ivuga ku kibazo cyayo na M23, ntihite inatinda kwitizanamo n'u Rwanda. Ibi ngibi byagiye bigaragara mu nama mpuzamahanga zigiye zitandukanye, aho yaba uhagarariye Congo mu muryango w'abibumbye, yaba mu nama mpuzamahanga hariho hose birangira abatunze urutoki u Rwanda, kabone n'ubwo ingingo y'inama yaba itarimo kubijyana n'ibibazo wenda by'imibanire y'ibihugu cyangwa se wenda ku byo kwiga ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko bihita birangira abishyize ku murongo bigomba kuvugwa. Ibyo rero byatumye avuga ati none inama leta ndabona ntacyo ndi bivugiremo ku bigomba kuba duvugirwamo hano, ntago nta kintu byamfasha. Aho rero hahita haduha ikintu kimwe. Congo, leta ya Congo cyangwa se leta ya demokarasi ya Congo yabonye ko ikintu cyitwa diplomasi cyamaze kusa nkaho kigenda gitsinda kuri yo, cyagiye gikora. Hanyuma ikavuga ati ku rugamba twarananiwe, yego nibyo ntabwo turuhakana, twaratsinzwe cyangwa turanatsindwe turwana, ariko noneho icyitwa diplomasi tugomba kugerageza aho umuyobozi wese mukuru abonye umwanya, abonye uruvugiro agomba kuvuga. Ibyo rero byagiye bitanga umusaruro. Mwagiye mwumva ibihano byinshi ku Rwanda bigiye bitandukanye, byose byagiye bituruka mu kuvuga cyane, mu gusakuza kwa bariya Kongomani, aho bagiye hose bavuga bagira gute, ndetse no gutanga kandi igihugu cyabo. Gutanga igihugu cyabo nabyo biri mu bintu byagiye bibaha amahirwe yo gutuma bariya abazungu bakashaka bake b'Abanyamerika n'abandi bose babumva, bigatuma bagenda bafata ibihano. Ibyo rero bakavuga ati uko byagenda kose bizageraho bigire gute, tuzagera dutsinde intambara dukoresheje diplomasi. Niko babyizera. Ubwo ukuri kuzagenda kugaragara kugera igihe tuzabona nyine byagiye mu bikorwa, kuko twebwe we are watching. Turimo turareba ibiba, turimo turafana, nubwo tutafana tubyishimira, ariko turarebera ntacyo tubikoraho. Ntabwo turi mu ba diplomate, turi mu basirikare, turibareba hafi tukareba ibiba, kuko natwe bitugiraho ingaruka. Hanyuma rero ibi ngibi
biba birimo kugenda biba bivugizi byo kugira gute byo gusabira ibihano u Rwanda n'ibiki, iyo bibaye perezida wa Kongo ahita agira gute, ahita mbese asa nk'umva agize akanyabugabo ndetse na leta ya Kongo. Ibi ngiye tabinsunikira ku yindi ngingo ivuga ngo niyo wibuka neza ubu muri Kongo bari muri procedure yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi akomeze ayobore muri manda ya gatatu. Ibi ngibi rero nabyo biri intambara ishobora kuzamubera iturufu imwe izatuma abaturage niba bazamwumva cyangwa se niba natora amatora uko agenda ko ni ibintu bizwi ku isi yose, nta kuri kw'amatora, ariko nubwo yatorwa azavuga ati ntabwo natowe kugira ngo nze ndangize manda, ahubwo natowe kugira ngo nze ndangize ibibazo bya Kongo. Nako barimo bavuga ngo ntabwo yatowe manda, ngo yatowe kugira ngo arangize ibibazo bya Kongo cyangwa se umutekano mukeya uri mu karere k'ibiyaga mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva ko iyo niyo motifu, ntabwo yatoreye manda, yatoreye gukemura ibibazo biri muri Kongo cyane cyane muri Sud Kivu. Ingingo ya kabiri rero turayivaho, iyo ngiyo turayivaho ya mbere y'ibijyanye na Tshisekedi guhindura itegeko nshinga, ubwitwazo bw'intambara ndetse na diplomasi yabo bakoresha imbaraga zose zishoboka. Tuhite tujya kuri Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda. Hari ikibazo kimwe nshaka kubaza umuntu ntazi uwo ari we wese, ariko upfa kuba yumva ikinyarwanda. Umuntu yari umuhinzi akabyara umwana, amahirwe y'umwana ya 60%, 70%, aba ari agomba kuba umuhinzi. Iyo uri umusirikare, umwana akajya umusirikare ukaba warabaye generali, biba bifite amahirwe menshi ko umwana agomba kuzaba generali. None rero uyu ni umuhungu wa Habyarimana, perezida wavuyeho wahoze ari perezida w'u Rwanda imyaka 19, atari imyaka mikeya. Abantu bavuga wenda basa nkaho babifata nkaho ari mu busazi. Ndabaza, mutekereza ko Jean-Luc yakabaye akora iki ubundi ngo badakoze ibi ngibi? Ntabwo ndimo ndavuga ko ari muri right position, ntabwo ari mu hantu heza kuri, ariko none mushaka ko aza gusaba kuyobora akagari, akarere, shaka aza kwiyamamaza ubuki, shaka aza ngo ayoboke abe ministre. Umwana uvukiye ngo kwa perezida yiyumvamo ko nawe agomba kuba perezida. Ibyo akora byose usibye abanyapolitiki bo nta kibazo, bo babifata uko bashaka, banayoboka uko bashaka, bamodifiya, ni byiza. Ariko nk'umuturage nkanjye nkawe ugomba kumva yuko ibyo uriya mugabo arimo gukora nibyo, afite inspiration arayifite. Ubusa nanjye ngo nana kwa perezida wa Repubulika mbikesha nde, bitewe n'inkunga nande, ibiro ntibikunda. Aho rero niyo nkubwira ngo ari mu mwanya mwiza wo guharanira kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kuko nasi yaramubaye, nawe urumva ibyo bintu bishoboka. Bika rero twihuta noneho tujye ku kibazo gikurikiyeho kuri we nanone kuri iyo ngingo. Twinjiye rero mu gice kindi kirimo ku bya Jean-Luc uyu nguyu, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Birimo biravuga yuko yamaze kugera muri Warikare, aho mu gace kitwa Pinga ni gupoma ya hariya. Bikavuga ko rero ngo yaba yaje gutera akanyarugabo abo muri FDLR. Ni bivugwa n'amakuru atukariya mu mashyamba mu burasirazuba bwa Kongo. Rero bikavuga yuko ngo yabagiye gutera akanyarugabo. Hakaba n'izindi nkuru zirimo ziravuga yuko hari gahunda y'abagiye barwanyi bo muri AFC M23 bagiye gukora operation kugira ngo barebe ukuntu bamufata matekwa. Birashoboka? Bishoboka. Uyu mugabo rero mu minsi yashize yavugishije akarere cyane cyane ku Rwanda ku ngingo yuko yazaga cyane cyane mu Burundi, akagera muri Kongo, akahura na perezida, akagira gute, biza kurangira biteje ibintu byo kuvuga cyane cyane. Ariko niba twatangiye tuvuga ngo se niba umuntu se yarabaye perezida, yakwivamo ko agomba kuba meya, yakwivamo ko agomba kuba guverineri, nawe urumva nyine agomba gusimbura se mu mwanya yararimo. Nubwo wenda ushobora kuba bitamuhira, ariko kubyiyumvira byo rwose si ugukora ikosa. No kuba hari ibindi bintu runaka byamuvugwaho, agomba kubivugaho n'abanyapolitiki bagenzi be bo ku rwego rwe. Niwumva bamuvuga nabo ku rwego rwe nyine, yavuzweho na perezida, yavuzweho na minisitiri runaka, nuko nyine bumva ko ari izina rikomeye rituruka mu muryango nyine
wavuye umuntu ari perezida. Uwo nguwo rero ni Jarike. Ahasigaye ubwo amakuru ye tuyakurikirane twumve niba koko ibivuga by'uko ngo yaba yangahera muri pinga, ibivuga bya operasiyo yo kujya kuba ngo bamufata, sinzi icyo bamufata bamubaza. Ubundi muri rusange yabagiye bamubaza iki? Avuze ko yagiye gusura abantu wenda pinga ko hatuye n'abantu simbizi, n'ibyo ni amakuru cyangwa se n'ubusesenguzi. Ariko igihari nuko nyine bimwe bivuga yuko ari muri no Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane mu marashyamba ya Kongo, aho aba yaje kurikirana ibikorwa bya politiki. Ubwo n'umunyapolitiki nyine yarakiyemeje. Umugabo mubwiye ko minsi yashize nabwo Karasira yitwaga Imana, nawe ari mu bantu banditse kuri Twitter bavuga yuko rwose ngo yishwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo kuko utajya burebera izuba abavuga ibitagenda kuri leta, kuri leta. Nawe yandika text ndende cyane kuri X, ariko singombwa kwijyamo kubera yuko ntabwo ari byo twaje uyu munsi. Ama rero ni uwuhe mugambi dushobora kuba twasesengura tukibaza ngo uwuhe mugambi wishe inyuma y'imikoranire y'ibihugu bibiri, mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo, mu mikoranire yabo na Jarike Habyarimana? Mbo uko bigaragara rero usesenguye, uyu Jarike Habyarimana nawe nimba ashaka kuba perezida, uko ugenda kose agomba gushaka imbaraga muri kano karere, kandi ahantu hantu yo gushaka imbaraga handi muri Kongo. Kubera iki? Kongo ni kwa sebukwe, afite umukobwa w'umukongomani. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, agomba gukorana n'umuntu utumvikana n'aho agomba kujya. Kagame ntabwo yumvikana na Tshisekedi, ntiyumvikana na Ndayishimiye. Birumvikana rero nawe ushaka ubutegetsi bwo mu Rwanda cyangwa mu gihugu runaka, uca ku bihugu bindi bikaguteza imbaraga kandi bitumvikana na wa mundi. Nta kindi kiyishi inyuma cyangwa rero ntabwo ashaka kuza ngo abe mudugudu cyangwa meya cyangwa gitifu. Ashaka kuba perezida, agomba gukorana n'abaperezida, ahubwo bizamuhira. Aho niho ikibazo kiri. Nagerageze amahirwe ye, twebwe tuzayoboka, uzayobora wese tuzayoboka. Gusa twavuga ngo kuko tutazi politiki, nta hantu tuzi yakoze politiki, dushobora gukemanga yuko ibyabaye ku gihe cyase mu kubikemanga ko bishobora kuba nawe yagira gute yabigarura. Kubera yuko akenshi no aho yagiye yandika wabona ko ntajya avuga ku bijyanye na politiki yo kwa se ya papa we. Ntajya yandika avuga kuri Twitter avuga ati papa yari umugabo yakoze ibi n'ibi. Oya, araceceka nyine akiyandikira titre ziwe, yaba izo kunenga, yaba izo kugira gute, ntavuga. Ibintu bye abikora ce gusa. Ibyo rero tukavuga ngo umuturage mutoya nkanjye, nkawe, nkundi, icyo tuba dukora ni kimwe. Umuyobozi uje cyangwa ubiharanira, turategereza gahiyanda akabigeraho, yabigeraho tukavuga ati yego mwirishye, tukayoboka. Ahasigaye ibintu bikagumya kugenda uko byagakwiye kugenda. Yaza akayobora u Rwanda, rwayoborwa n'uriyoboye yakuze akayobora. Gusa icyo uhitamo wavuga uti nibura tuyoborwe n'uwo turimo turabona duha, niba kuko wowe umva umuhitamo. Vuga uti uyu muntu unyobora n'uyu nkeneye. Hanyuma na Jarike nawe uwumwifuza ni ukwifuza umuntu utazi ikintu kizamuvamo, kuko nta gihugu yayoboye, nta na minisiteri yayoboye, nta n'ahantu yakoze hazwi umuryango mpuzamahanga byo ngo yahagarariye umuryango mpuzamahanga. Bivuze ngo kumwifuzamo umuyobozi w'u Rwanda ni ukwifuza umuntu utazi ikizamuvamo. Ni nko kuvuga ngo umuntu afite akanyugunyugu mu kiganza, ntuzi kirimo, avuga ati fora kameze gute. Ashobora kugera ku buyobozi wamwifuzaga agahita yandika undi muntu mushyashya, kuko ntabwo uzi ikiri mu mutima wiwe. Ariko uwo kuyobora nibura amaze kumenya umurongo kuyoboramo, usibye ko nagomba kuvaho nyine kuko ntabwo ari Imana, ariko nibura ukavuga ati ari abantu bigiye kugereranya, wavuga ati uyu kuko yaranyoboye nawe ukanyobora, nta kibazo reka twikoranire n'uyu nguyu, kuko umushyashya ntabwo tuzi ibyo azatuzanira. Reka dusoze tuvuga gutya. Mu 2017 ubwo uyu mugabo bita Habineza, Dr Habineza Frank yiyamamaza, yaravuze ngo yavugaga ibintu ngo azakorera u Rwanda, ariko ibintu byinshi avuze abaturage bakamubwira ati ibyo ko twabikorewe, ibyo ko Kagame bidukoreye. Mbese uvuga ngo guhangana umuntu ufite ikintu yakoze ni ikintu kigoye cyane. Niyo mpamvu gushyigikira Jarike Habyarimana ugomba kuba ushingiye kuvuga ngo ni amarangamutima kujyanye, nta gikorwa na kimwe wamenya cyane cye.
ugendeye ku bikorwa bya se, amateka yo muri 1994 yaraje noneho arabihuhura, nubwo na mbere hose wenda hari hagiye harimo ibibazo byinshi bishingiye ku mibanishirize y'abanyarwanda, ariko umutoye ushingiye kuri we nta kintu cyo kwitegereza. Reba, ushingiye kuri se harimo ibibazo bisa, bivuze ngo wamutora wese cyangwa uwakwifuza akamubera umuyobozi nta marangamutima yamuyoboye, nta kintu na kimwe kizima gifatika. Icyakora ashobora no kuba aramutse abayoboye u Rwanda yariyobora neza bitandukanye n'ibya se, kimwe nuko atanabikora ntawamenya. Aha rero ni kuri Miki Official, ikindi umugara ni kimwe, ni subscribe, like, share, comment. Ahasigaye turabakunda cyane, mugire ibihe byiza, ciao ciao.